Halo, mumeze mute? Uyu munsi tugiye gukaranga ubunyobwa. Ndabashubuje mwese, bakangurira gukora subscribe, bakangurira gukora like, bakangurira gukora share. Yo gukaranga ubunyobwa rero uyu munsi nkuko mubibona, ubunyobwa busanzwe bwa bundi dukunda kugura ku mabutike cyangwa ku ma alimentation. Ubunyobwa bwacu rero ikintu bukeneye cyonyine ni ikintu cyitwa kubukaranga. Ufata ipanu cyangwa se isafuriya ukayishyushya nk'uko mubibona, urangiza ugasukamo ubunyobwa bufite isuku. Urabanza kwa kundi tubugura ari igihe buba burimo imicito y'ubukoko nka dedeti ibiki byose, ubanza ukaburonga ukabwanika bukumuka, bwamara kumuka ukabuzana nyine ugashyira ku isafuriya y'umwotsi nka gutya, ukomeza ukagaragura ku muriro mwinshi, umuriro uhagije. Urabibona umuriro ndawugabanyije ntabwo ari mwinshi, tuzeho mukeya. Turavuga tugaragure gutya mpaka buhiye. Nibumara gushya nibwo dushyiramo umunyu. Ntabwo ushyiramo umunyu butarashya. Ndaje mbereke ukuntu dushyiramo umunyu. Noneho ubunyobwa buhinduye ibara. Iyo ubonye buhinduye ibara nibwo uhita umenya ko ubunyobwa buhiye cyangwa se bwenda gushya. Noneho reka nshyiremo umunyu. Umunyu rero ukuntu umuntu awugenza, urafata ukawushyira mu kantu nka gutya, ubundi ugasukamo utuzi. Nashyizemo utuzi, murabibona. Noneho dore ukuntu ngiye kubigenza. Utuzi dushyizemo hano, twa tuzi tuvanze n'umunyu. Urabona ukuntu bise bibaye nk'amazi. Noneho kanongera umuriro wanjye. Noneho ngiye kugaragura mpaka umunyu ukoze. Ubunyobwa bwacu burahiye kandi burasa neza, murabibona. Ubunyobwa burahiye, burasa neza kandi buri no guhumura. Ndabashimiye rero, mukomeze mukande subscribe, mukomeze mukande like, mukomeze mukande comment, mukomeze mukunde video zanjye kugira ngo nanjye ngire imbaraga zo gukora ibindi byinshi. Ubunyobwa burahiye kandi bumeze neza nubwo bwamenetse. Murakoze, mugire umunsi mwiza.